Kuraguza umutwe ngo umenye uzavamo papa ni ibintu bigoye cyane. Icya mbere ni uko amatora ari ibanga. Imyanzuro y'abakaridinari iba ishobora guhinduka uko amatora agenda akurikirana. Mu matora aheruka 2013 ni bake cyane bari bazi yuko Jorok Berk Biliyo ariwe ushobora gutsinda amatora cyangwa ariwe mukandida wa nyawe kugeza ubu ngubu. Hari ibihuha by'ibanga ku bagabo bakurikira bashobora kumusimbura. Ibyo tugiye kuvuga ku bashobora gusimbura papa bishingiye ku kuragura cyangwa se kuraguza umutwe n'ibintu umuntu atakwizera cyane ngo abishingireho. Cyakoze abaraguza umutwe bafite ibimenyetso bagenderaho kugira ngo babishingireho, nk'ubushobozi bw'abakaridinari runaka bakeka ko ari abakandida, imbaraga n'ubushobozi bafite muri katolike, imirimo bashinzwe mbere n'uko bayitunganyije, uko uwo muntu yari abanye na papa ucuye igihe, uko yari abanye n'abandi bakaridinari, akanagendera nanone ku gice akomokaho, kubera ko nacyo ni ingenzi cyane. Iyo aturuka mu gice giturukamo abakaridinari benshi, biba ari amahirwe kuri we ko bene wabo bashobora kumuha amajwi cyangwa se kumutora ari benshi. Gusa byose birangira bavuze ko uwatowe yatowe n'Imana mu bushake bwayo. Akimara gutsinda ntaho aba agihuriye n'itsinda runaka cyangwa se agace aturukamo. Akorera kiliziya yitwa iy'isi yose. Ubu kuri uyu munota rero abahabwa amahirwe ni benshi, harimo abantu batatu baturutse muri Afurika, ariko nabyo ni ukubyitondera abantu umwe. Hari imvugo imaze igihe iramenyerewe mu matora ya papa, imvugo igira iti buri muntu wese yinjira muri conclave ari papa agasohoka ari umukaridinare. Mu yandi magambo bivuze ko buri mukandida wese winjira muri conclave ashobora gutsinda amatora kubera yujuje ibyangombwa. Buri wese yinjira ari uwa mbere ku giti cye, gusa amajwi atangira kugabanyuka aha mu gice cya conclave, akava kuri bamwe akajya ku bandi, kugeza habonetse 2/3 by'abantu bahuje cyangwa se bahuriye kuri karidinari runaka, uwo akagirwa papa. Mu matora ya papa 2013 umwe mu bahabwaga amahirwe kurusha abandi ni umukaridinari Angelo Scola wo muri Mila. Abepiskopi bo mu Butaliyani bari bafite icyizere gikomeye cyane ko ari ushobora gutsindirwa muri aya marushanwa cyangwa se amatorwa ya papa. Banamuhundagajeho amajwi menshi ku buryo nyuma y'umwotsi w'umweru uvuye mu mufuniko wa Vatikani, umuyobozi mukuru wa kiliziya mu Butaliyani yohereje ubutumwa mu banyamakuru yerekana ibyishimo ku itorwa rya karidinari Scola. Ikibazo cyabaye ni uko yari yibeshye, byarangiye adatowe. Ibi rero nibyo bikwereka ko uwuha amahirwe ashobora kudatorwa, kuko abatanga amahirwe sibo batora. Gusa tugiye kuvuga urutonde rugufi ku bavugwa ko aribo bagiye kuzatorwamo uwaba papa. Gusa ni benshi cyane bavugwa kandi bahabwa amahirwe no kurusha abo dushobora kuba tutagiye kuvuga, dore ko ari benshi. Uwa mbere rero ni Pietro Parolin w'imyaka 70. Ni umutaliyani, niwe uri guhabwa amahirwe menshi kurusha abandi bose. Uyu afatwa nk'umukandida ushobora cyangwa se uharanira gukomeza umurage wari usanzweho wa Papa Francisco, dore ko uyu nguyu yahoze anamuri hafi cyane.
guhera mu bihumbi 2013 yabaye umunyamabanga wa Vatikani. Yagize uruhare rukomeye cyane mu bya diplomasi n'ubuhuzi hagati ya Kiliziya ndetse na leta. Uyu nguyu afatwa nk'intwari nziza kandi yizewe, ifitiwe icyizere ya papa mu maso y'abadiplomate b'imahanga. 2018 nanone yabaye imbarutso y'amasezerano ataravuzweho rumwe na hagati ya Vatikani ndetse n'igihugu cy'Ubushinwa ku bijyanye no kugena abepiskopi. Ibintu byanenzwe cyane nka bamwe babifata nko gucuruza ukwemera kwa Kiliziya Katolika ku nyungu za politike z'ishyirahamwe rya komunisite mu Bushinwa. Yego, mu yandi magambo ni umuntu ushobora kuzana ibitekerezo byo kwiyoroshya cyane ku buryo ashobora guha umwanya ibitekerezo bya diplomasi bidashingiye ku guheza inguni kwa Kiliziya n'amahame yayo. Ku bamushyigikiye ibi ngibi babifata nk'ubutwari mu bitekerezo aharanira amahoro mu buryo bwimbitse. Kandi nanone uyu ni umuntu uzi buri nguni yose ya Kiliziya Katolika, uhereye kuva mu Vatikani kugeza muri diplomasi mpuzamahanga. Undi uhabwa amahirwe uyu yitwa Luis Antonio Togo. Uyu Luis Antonio Togo afite imyaka 67 y'amavuko, akaba umwafilipine. Uyu Kardinali Togo uhabwa amahirwe nanone kurusha abandi bose, yahoze ari arkipiskopi wa Manila, yababaye papa wa mbere ukomoka ku mugabane wa Aziya. Akarere gafite umubare munini cyane w'abakatolike, wiyongera ku muvuduko kurusha ibindi bihugu ku isi. Hari igihe yagaragaraga nk'uwifuzwa na Papa Francis ko yamutsimbura, akaba ari umwe mu bantu bazahatana bafite amahirwe yo gukomeza gahunda zigezweho z'uwari Papa Francis ubu wapfuye. Ariko nanone muri iyi minsi bigasa nkaho bitagikomezwa cyane cyangwa bivugwe cyane nk'uko byahoze mbere bamuha amahirwe. Yigeze kuvuga yuko imyitwarire ya Katolike mu bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina kimwe n'abashakanye babihuje, ngo ibi bintu bitandukanijwe n'ukwemera gushingiye no gushaka kwa Katolike. Yigeze kuvuga nanone yuko imyitwarire ya Kiliziya ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina kimwe n'abashakanye babihuje ko ari imyitwarire ikabije cyane gukomera. Mu yandi magambo yashakaga kuvuga ko Kiliziya ikanira mu buryo butari ngombwa. Gusa nanone uyu nguyu yanze gushyigikira uburenganzira bwo gukuramo inda cyane cyane iwabo muri Philippine. Undi nanone uhabwa amahirwe ni Karidinali Peteri Tutiyasana. Uyu afite imyaka 76, ni umunyagana, birumvikana ko ari umwirabura. Uyu nguyu yababaye papa wa mbere w'umwirabura mu bihumbi magana bishize. Uyu yagiye agaragaza ibitekerezo bye nko ku kibazo cy'imihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'ubukene byugarije isi, ubutabera mu bijyanye n'ubukungu, nko gusaranganya imari iri ku isi. Ariko agashimangira imyemerere ya Kiliziya isanzweho ku bijyanye n'ubupadiri, gushyingiranwa hagati y'umugabo n'umugore, no ku bijyanye n'abaryamana bahuje ibitsina.
uyu we asa n'utsimbaraye ku bya kera kuri izi ngingo. Ntashaka ko kiliziya yivuguruza ku byo yemeraga kuva na mbere, ariko kandi ibitekerezo bye ku bijyanye n'icyo kibazo byatangiye korohamo, aho yavuze yuko amategeko ya bimwe mu bihugu bya Afurika akomeye cyane kandi aheza. Uyu kandi nanone ikintu gikomeye cyane, yagize uruhare mu kwamagana ruswa no kurengera uburenganzira bwa muntu. Undi munyamahirwe uri guhabwa amahirwe y'uko yatorerwa kuba papa yitwa Peter Erdo. Uyu ni umusaza ufite imyaka 72, ni umunyahongreya. Uyu ni umwe mu bantu baba umukandida, ariko akaba umuntu uvuga ko agitsimbaraye ku bya kera. Yagiye ahagararira cyane inyigisho z'amahame ya Kiliziya Katolike gakondo. Uyu kandi aramutse atowe byaba ari impinduka zikomeye cyane, ndetse kandi byaba nk'ibyasenye imiyoborere yatangijwe na Papa Francis, kubera ko Papa Francis yari yarashizeho umurongo wo kujyanisha Kiliziya Katolike n'ibihe bigezweho. Uyu Peter Erdo afatwa na benshi nk'umunyabwenge udasanzwe cyane, ndetse ni umuntu w'umuco. Erdo yari umwe mu bantu bakundwaga cyane n'umukaridinari witwaga George Pell witabye Imana. Yamubonaga nk'umuntu ushobora kugarura iyubahirizwa ry'amategeko n'imyemerere ya Vatikani byo hambere nyuma ya Papa Francis. Mu bihumbi 2015 uyu Erdo yagaragaye nk'ushyigikiye minisitiri w'intebe wa Hongiriya ubwo yanengaga icyifuzo cya Papa Francisco cyo kwakira abimukira mu nsengero. Undi uhabwa amahirwe nanone, uyu yitwa Matteo Zucchi. Uyu Zucchi ni umutaliyani w'imyaka 69. Zucchi yagizwe umukaridinari na Papa Francis muri 2019. Afatwa nk'umwe mu bari ku ruhande rw'iterambere mu Kiliziya. Ibi byitezwe yuko yakomeza umurage wa Papa Francis, kubera ko nawe yifuzaga ko Kiliziya yajyana n'igihe, cyane cyane ku bijyanye n'impuhwe ku bakene kimwe n'abirengagijwe. Uyu Zucchi nanone afite imitekerereze irekuye cyane cyangwa iteye imbere ugereranyije n'abandi bakaridinari cyangwa se abahezanguni. Urugero rufatika ni uko yumva ko abaryamana bahuje ibitsina bashobora guhabwa ikaze mu Kiliziya cyangwa bagahabwa umugisha kabone n'ubwo batashyingiranwa. Mu myaka 2 ishize Papa Francis yamugize intumwa y'amahoro ya Vatikani mu bijyanye n'intambara yo muri Ukraine, aho yasuye Moscow agamije gushishikariza ibikorwa byigirira neza nk'ibya kimuntu. Icyo gihe yahuye na Patriarche Kirill, umuyobozi w'itorero rya Orthodox aha mu Burusiya, akaba ndetse n'inshuti ya hafi ya Putin. Reka turebe undi munyamahirwe nawe uri guhabwa amahirwe yuko yatorera kuba papa. Uyu nguyu we dore ko ari na muto cyane. Uyu na wundi yitwa Jose Tolentino.
afite imyaka ye 59, akaba ari umuportugale. Uyu ni umwe mu bakaridinari bato mu myaka. Tarentino ni umwe mu bakaridinari bato bashobora gusimbura Papa Francis aramutse atowe kuri uyu mwanya. Byavugwa ko ashobora kuba yategeka kiliziya igihe kinini cyane cyangwa se imyaka myinshi cyane, kubera afite imyaka ye mike 59. Bivugwa ko ashobora guhabwa amahirwe hagati y'imyaka 20 na 30 cyangwa no gukomeza, kubera ko akiri muto cyane. Uyu yagize uruhare mu bitaravuzweho na rumwe, kubera ko yagaragaje kugira impuhwe ku bitekerezo byisanzuye cyane ku bijyanye n'imibanire y'abantu, cyane cyane abantu baryamana bahuje igitsina. Byavuzwe cyane kandi ko asangiye ibitekerezo n'umufureri wo mu Ababenediktine ushyigikiye yuko kiliziya katolike yashyiraho isakaramento ry'abagore baryamana bahuje ibitsina, kandi abagore bagahabwa uburenganzira bwo gukuramo inda. Tarentino nawe yari hafi ya Papa Francisco ku bibazo byinshi birimo n'icyo ngicyo. Undi munyamahirwe ushobora guhabwa amahirwe yo kujya mu mwanya wa Papa nta wundi, uyu yitwa Maria Dresch, ni uw'imyaka 68, akaba aturuka mu birwa bya Malta. Uyu afatwa nk'umurwanashyaka w'amahame yo hambere ya kera muri kiliziya katolike. Gusa yatangiye kwakira ibitekerezo bigezweho nyuma y'itorwa rya Papa Francis mu 2013. Abamushyigikiye bavuga ko guhinduka kw'imitekerereze bigaragaza ubushobozi afite bwo gukura ndetse no guhinduka. Uyu Dresch kandi yigeze kunenga abayobozi ba politike mu Burayi bashakaga kugabanya ibikorwa by'amato y'imiryango itari iya leta, cyane cyane iyambutsa abimukira b'abakene abo muri Afurika. Ntibikuyeho rero ko hari abandi benshi b'abanyamahirwe bari guhabwa amahirwe yo gusimbura nyakwigendera Papa Francis. Reka tube tugarukiye ahangaha turebe iby'aya matora bizagenda bite.